Hanta kandi mama ni wari ukwiremerereza nawe utekereza ibintu byinshi yikuremo nk'umuntu umuzi kubona wanyu bazamungwa ejo bundi. Ese imbaraga bari gushiramo ngo Isabella afungurwe nk'ubu Michelle ndetse na Hanta bagize umwaku Isabella akare kugura bya nyabyo, utekereza ko bazahungira hehe? Nkuranga agize umwaku Isabella koko akava muri gereza, utekereza ko yazajya hehe? Guys, turabizi ko situation Nkuranga arimo muri aka kanya kuba yarahemukiye Isabella akamuca inyuma ku nshuti ye magara, ndetse na Michelle nawe akabazi neza ko Nkuranga ari umugabo w'inshuti ye magara kandi basangiraga buri kamwe kose, amabanga yose ya Isabella buri kimwe cyose yakoze Michelle akaba akizi, hanyuma yaho akavaho akamuca inyuma ku mugabo we. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ese ibaze nk'ubu bagize umwako Isabella akaza kuva muri gereza, utekereza ko bahungira hehe? Ese ubona noneho Isabella yabababarira? Twese Isabella turamuzi, twese Isabella turazi ikintu yakora n'ikinashoboye, turazi ko nta mikino agira ku muntu wamuhemukiye. Ese utekereza ko Nkuranga na Michelle umunsi Isabella yagize imana akava muri gereza ntagumemo bazajya hehe? Guys, nkwaye ikaze niba aribwo bwa mbere wawe wisanze hano kuri Venke Empire, icyo tugusaba ni ukuba dutera inkunga yo kuba wakanda kuri buto subscribe ubundi tukajyana mu biganiro byose bigutegurwa umunsi ku munsi kuri film yacu My Daughter. Icyo tugusaba niba ushaka kuba wagira kuri film yacu My Daughter, tanga ibitekerezo batubwira nawe kuri buru kwimva kuri film yacu My Daughter. Ngiye uri kubagaza utuno Benesent ngiye mama kumva mu biganiro byose bari kubageraho umunsi ku munsi kuri film yacu My Daughter. Nitwa Nonsenga Venke, mbahaye ikaze. Ese wowe ubona ko Michelle akomeje kuba yigarurira umuryango wose, ko Michelle ashaka kugira ngo yumvwe na buri muntu wese, kuba ashaka kuba yaba umukazana wa hano muri no rugo, utekereza ko bizamuhira? Kuba ashaka kuba yahemukira inshuti y'amagara Isabella, kandi kuba tuzi ko Isabella we yamubwizaga buri kimwe cyose, yamubwiza gukuri mu bintu byose agiye gukora, tukaba turi kubona ko Michelle noneho kugira ngo nawe yamwiture neza amugiriye, ahubwo amuhemukira gusa n'ikindi kintu kiza amugirira. Ese ubona ibibazo byose Isabella ari kunyuramo muri aka kanya, kuba afunzwe ndetse tukaba turi kubona noneho bari kuba babishiramo imbaraga mu kuba yafungurwa, kandi tukaba tuzi ko umuntu witwa Michelle akomeje kuba yabishira ku rundi rwego mu kuba yamuhemukira. Utekereza ko bizarangira bigenzute? Ese utekereza ko bizarangira Isabella afunguwe? Ese ubona Hanta we navumira ibyabo byo bizarangira ute? Kuba Hanta we akomeje kuba bamushira igitutu cyo kuba yarongora umukobwa bamwimutiyemo, kandi kuba turi kubona ko Hanta ibyo ngibyo atabyikoze ndetse adashaka no kuba yabyumva, kandi tukaba turi kubona ko umuryango we wabishizemo imbaraga nyinshi cyane, ndetse unashaka kuba wabikora no mu gihe kitari kinini. Utekereza ko Hanta iyi situation azayivamo bigakunda? Kuba Hanta bakomeje kuba bamukontorora ku rwego rwo hejuru, ndetse bakaba bashobora kuba bamukoresha buri kimwe cyose bo bishakiye, apana kuba bagendera ku mahitamo ya Hanta. Ese utekereza ko Hanta ibibazo byose akomeje kuba yanyuramo, izi migambi zose akomeje kuba bamukorera, utekereza ko Hanta azabishojwa n'iki? Ese ubona Hanta kuba akomeza kuba yahangana n'ababyeyi be, kuba akomeje kuba yarugwanirira Vumira ku rwego rwo hejuru, kandi tukaba turi kubona ko Vumiriya nawe kuba yamwumva ari ikibazo gikomeye cyane. Tukaba turi kubona ko Vumiriya nawe atumva Hanta ngo bakora ibintu byabo vuba vuba batazajya n'umuntu n'umwe wababangamira. Ese ubona Vumiriya we atari kugenda yimena inda? Ese utekereza ko mu gihe Hanta yakomeje kuba yahatiriza Vumiriya kuba bibanira nta by'ubukwe nta by'iki nabyo kwirirwa babwira ababyeyi, utekereza ko Vumiriya azabyemera? Ese Hanta ko tubona noneho ahise anafata n'umwanzuro nakuka n'imyanzuro zikakaye cyane zo kuba
yahagarara imbere y'ababyeyi be akababwiza ukuri kose guhari, akaba yababwira ibya Vumiliya n'impamvu ahora murwanirira umunsi ku munsi, wowe utekereza ko urabyakira ute? Twese turabizi ko Vumiliya bamufata nk'umwanzi wabo ku rwego rwo hejuru. Turabizi ko bazi ko Vumiliya ari we wafungishe Isabella kubera ko yamurenganyije akamwaka n'umwana we. Ese noneho ntibamara kumva ko uwo mwana bahora barwanirira umunsi ku munsi, ntibamara kumva ko uwo mwana bahora bitirira uwabo ari uwa Hanta ndetse akaba ari n'uwa Vumiliya bya nyabyo, bazabyakira ute? Ese nkurango tekereza ko aya makuru amaze kuba yayakira yamugwa amahoro? Ese mama wa Hanta utekereza ko aya makuru amaze kuba yayakira yamugwa amahoro? Isabella we se yamaze kwakira amakuru ko uyu mwana yarwaniriye umunsi ku munsi ari uwa murumuna w'umugabo we yabyakira amahoro? Guys, mwebwe gukurikira filime yacu My Daughter umunsi ku munsi, namwe muba mushaka kuba mwagira uruhare kuri filime yacu My Daughter umunsi ku munsi, icyo tubasaba ni uko mwarutera inkunga ko mwakanda kuri buta subscribe ubundi ukajya mu biganiro byose biri gutegurwa umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Icyo tubasaba mwebwe ni uko mwagira uruhare kuri filime yacu My Daughter ubundi tukajya mu biganiro byose bya filime yacu My Daughter. Rero niba ugeze hano kuri iyi channel ntugende utabanje waranimba wakanze kuri buta subscribe n'ubu utarekanda wekanda kujya kujyana ibikorwa byose biri gutegurwa umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Kandi wibagirwe kuba watanga ibitekerezo wowe watubwira nawe ukuntu muri kumva kuri filime yacu My Daughter. Rero n'abatindiye twongere duhure kuri episode ikurikira filime yacu My Daughter, n'abakunda cyane murano gace hano kuri iyi channel. Ciao ciao.